Imana ifite inyota y'abantu bajya mu gisirikare bakazaba abasirikare bakuru buzuye umwuka w'Imana. Imana ifite inyota y'abaganga babasha gutandukanya ihungabana n'abadayimoni n'indwara isanzwe. Imana ifite inyota y'abacuruzi baba abacuruzi b'abahegwe buzuye umwuka w'Imana. Abapasiteri 75% bakorera Imana batishimye, hanyuma hafi 80 bicwa n'indwara zo mu mutwe kubera umunaniro. Hano 12 umurongo wa 26 haravuga ngo umuntu nankorera kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ari bazaba, umuntu nankorera data azamucyubahira. Hanyuma ndashaka gusoma umurongo wa nyuma sorejeho muyundi dusome urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 12 haravuga ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizera akangabira umurimo we. Amen. Nabikoze mbishaka, nasomye imirongo myinshi mbishaka kubera ko abantu benshi ntibagifite umwanya wo gusoma Bibiliya. Icya kabiri, iki kintu cyitwa gukorera Imana, kwizera n'imirimo, mwagize neza gutegura iyi topic. Imana ibaha umugisha kubera ko ntabwo bikivugwaho rumwe. Inyigisho nyinshi ziri hano hanze kandi zayobotswe n'abantu benshi zivuga ko gukorera Imana bitari ngombwa. Imana nta kintu wayikorera. Abo babifatanya n'ikindi kivuga ko iyo umuntu akijijwe ashaka yanywa inzoga, agasambana, akica, agakora ibintu byose, ibyaha byose byarababariwe. Ibyo dukora kera, ibyo dukora ubu, n'ibyo tuzakora ubutaha byose byarababariwe. Bakagerekaho ikindi kibi cyane kivuga ko nta mpamvu yo kugira umutima hano, nta mpamvu rwose yo kwicira urubanza kubw'ibyo wakoze. Mwibuke ko twihana kubera umutima nama, tugakoresha amahitamo yacu, Imana ikatubabarira. Iyo bigeze igihe rero umutima uhana upfa, usigara utakira umuntu uri ikintu. Paulo yaravuze ngo ntimukirengagize ijwi ribahana iryo bamwe birengagije bakamera nk'inkuge imenekeye mu nyanja. Iyo utakigira ijwi riguhana usigara urundi muntu. Tugiye kuganira rero ku kwizera n'imirimo. Umurimo w'Imana utangira ryari? Utangirira mu kwizera Kristo igihe cyo gukizwa ugatsindishirizwa. Dufite umwanya utari munini, iyo twari kuba dufite igihe kirekire nari guhita mpera ku murongo nkakubaza ngo wizera Kristo byagenze bite? Hari abantu benshi binjiye itorero batinjiye muri Yesu. Hari abantu binjiye mu irembo rigari atari irembo rito. Hari abantu batinjiye muri Yesu babaye abayoboke b'amadini n'amatorero. Naguha ibihamya nk'ijana by'ibyo mvuze, kubera ko Yesu yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Umurimo w'Imana utangirira mu kumurikirwa n'umwuka wera, ukagira agahinda gatera kwihana kuticuzwa, ukiyemeza guhindukira, hanyuma ukizera amaraso ya Yesu nk'igitambo kizima, ukatura ibyaha wakoze. Icyo gihe uba ukijijwe. Abasomye agatabo k'umugenzi, nubwo ndavuga bakera barimo hano, Mukristo ageze ku musaraba hari ibimenyetso byagaragaje ko ageze ku musaraba, ngo yatangiye kurira arijijwe n'ibyaha bye. Hajya wowe wihanye useka cyangwa wihanyurira? Ntimureba ko abagabo b'Abanyafrika tuzi kumetiriza amarangamutima yacu ngo amarira atemba ajya mu nda. Iyo wahuye n'umwuka wera akakwemeza ko wari kuzarimbuka, akaba aguhaye ubugingo buhoraho, ntabwo amarira yatemba ajya imbere. Azi inyuma ibintu birimo protokole bihita bigabanuka. Ariko Mukristo nyarageze ku musaraba yatangiye kurizwa n'ibyaha bye. Uko yakomeje kurira umutwaro umuva ku bitugu, haza abagabo batatu, umwe aramubwira ngo amahoro y'Imana abe mu mutima wawe, iyo wihanye uhita ugira amahoro. Amwambura ubushwambagara, amwambika umwenda mwiza. Undi araza amushyiraho ikimenyetso mu ruhanga, aramubwira ngo uhereye none uri umwana w'Imana. Abantu bose bavutse mu buryo bw'umwuka bari hano bahindutse kuba abana b'Imana, barabizi neza. Umwuka w'Imana hamanya n'umwuka wacu ko turi abana. Ubajije abahungu banjye ukababwira ko ntari se, baguseka, barabizi neza ko ndize, babyiyumvamo muri bo. Undi araza muha umuzingo w'igitabo, aramubwira ngo niwitondera ibyanditswe muri iki gitabo bizakubera urufunguzo rukwinjiza mu bwami bw'Imana.
ubwo babyita guhuza ijambo ry'Imana n'imirimo. Umurimo w'Imana rero utangirira mu kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza, ugakomereza umurimo w'Imana ugakomereza mu kuduhindura ku ngeso. Akako karakomeye. Abantu benshi barakijijwe hanyuma ntibatera intambwe yo guhinduka ku ngeso no gusa na Kristo, ku buryo dufite abantu yirata ingeso mbi akavuga ngo ngiye muzamfata uko niko nteye, ndakara nka papa na sogokuru niko yari ameze. Kurakara ko atari imbuto z'umwuka, ko kuntu uteye ko bigora abandi. Wagerageje guhinduka. Nakijwe mfite imyaka 10, ku myaka 13 bantangaho kimwe mu 10, mitani mu kiwacu njya kubana n'abamisiyoneri mu ishamba. 2007 nabaye umupasteri, ariko ibyo bintu byose mbabwiye muzumva gake mbivuga. Kubera iki? Ngewe nzi ko umurimo w'Imana ari uw'Imana yakoze imbere muri Desire, hanyuma uw'Imana yakoze muri Desire akaba ari wo nsangiza abantu binyuze mu mpano. Ariko nitwita gusa ku mirimo dukora, ubugingo bwacu ntitubwiteho, dushobora gutakaza imbuto tugasigarana impano gusa. Umurimo w'Imana utangira mu kwizera Yesu, ugakomereza mu guhinduka ku ngeso, hanyuma ugakomereza mu kutumenyesha abo turi bo muri Kristo Yesu. Ndinde muri Kristo igizwe n'ibibazo byinshi. Ndinde muri Kristo Yesu, Imana yandemeye gukora iki? Nihe mpano mfite? Nuhe muhamagaro uri ku buzima bwanjye? Ni nuruhe ruhande mfite mu imbaraga? Kubera ko intege nke niwanyu barazikubwiye naho wize barazikubwiye, ahubwo kuye kumenya ngo ni ruhe ruhande mfite mu imbaraga rwatuma nkora imirimo myiza muri Kristo. Hanyuma ni bande bafatanya bikorwa? Nihe miryango ikinguye ku buzima bwanjye? Hanyuma nihe nkwiye kubikoresha? Niba utarabasha gusubiza ibyo bibazo, ntekereza ko uzakora ibintu bike muri Kristo. Muzi impamvu tugongana mu rusengero nuko tutaba turi mu mpano zacu. Iyo uri mu mpano yawe ntabwo ugongana n'abandi, ubikora unezerewe, ukabikora wumva ari bwo buzima bwawe. Umurimo w'Imana utangira mu kwizera Kristo, ugakomeza mu kuduhindura ku ngeso, ugakomereza mu kutumenyesha abo turi bo muri Kristo Yesu, hanyuma ukanakomereza nanone mu kwakira Kristo nk'umwami. Twamwakiriye dutangira nk'umukiza w'ubuzima, ariko akwiye no kuba umwami w'ubuzima bwacu. Yesu akwiye kuba umwami w'ubuzima bwo mu mutwe n'imitekerereze yawe. Yesu akwiye kuba umwami w'uburyo ufata ibyemezo. Yesu akwiye kuba umwami w'uburyo ukontorora umujinya wawe. Yesu akwiye kuba umwami w'uburyo ukoresha ingingo zawe zose z'umubiri. 70% umubiri ukominika utavuze. Tuneguriranisha amaso n'umunwa n'ibintu byinshi. Nibyo nabyo Yesu akwiye kubyigarurira. Yesu akwiye kuba umwami w'uburyo uhitamo inshuti. Yesu akwiye kuba umwami w'umutungo wawe. Yesu akwiye kuba umwami w'utwo tuntu twose. Hari igihe tumwakira tukamugumiza muri saro, ibindi byuma tukavuga ati hano tuzahirindira, ntuzinjireyo. Nanone umurimo w'Imana ukomereza mu gutuma twera imbuto. Umuririmbyi yaririmbye ngo kubw'imvura yo mu ijuru nshobora kwera imbuto Imana ishaka. Nagira ngo munyumve neza. Ushatse abashumba benshi wababona, ushatse abaririmbyi benshi ibihumbi n'ibihumbi wabibona, ushatse abantu bakora imirimo ya altari benshi wababona, ariko kubona umuntu yera imbuto wagenda bukira. Mu myaka mike ishize nkijijwe, iyo wabonaga mwene data wumvaga ubonye umuntu wakwizera ugasigira n'inzu ukagenda. Ariko abapagani baravuga ngo hagukoresha umukristo nakoresha utari we. Ubwo batubuzeho iki? Imbuto. Kubona umuntu wo kwizego waganiriza ntuzabisange kuri YouTube cyangwa mu muhanda. Kubona umuntu wo kwizego yakugirira umutwaro. Kubona umuntu wo kwizego ufite urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana, ibyo bintu biba ari umugisha ukomeye. Dukwiye kwiga kwera imbuto Imana ishaka. Hanyuma ngewe nabonye igisobanuro gituma abantu benshi batagira imbuto. Impamvu abantu benshi batagira imbuto, imbuto ziva ahantu hakomeye, ziva mu gupfana na Yesu no kuzukana nawe. Yesu yaravuze ngo akabuto kataguye mu butaka ngo gapfe gakomeza kuba kari konyine, ariko iyo kemeye kagapfa kera izindi mbuto nyinshi. Hano wahashira toni y'ibishimbo hashira imyaka 10 nta kintu kiriyongeraho, ariko ibyagiye mu butaka byaba bimaze kugwira
byarabaye byinshi. Ese turi abantu bemera gupfa ku ngeso? Turi abantu bemera gupfana na Yesu no kuzukana nawe? Cyangwa turi abantu bidashishikaje? Ikindi, umurimo ukomereza mu gutandukana n'imitekerereze ya kera. Abaroma 12:2, ntimwishushanye n'iby'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitekerereze misha. Reka ibyo mbisimbuke. Hanyuma ikindi, umurimo w'Imana ukomeza mu gutuma dukundisha Imana umutima wose n'ubwenge n'imbaraga. Umuntu agizwe n'ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Urusengero keragwa ihema ryari rigizwe no hanze ahera n'ahera cyane. Yesu yavuze amagambo 3: musabe, mushake, mukomange. Ni ukuvuga kugira ngo Imana yaduhaye itegeko ryo gukundisha Imana ibi bice byombi: igice cy'umwuka, ubugingo n'umubiri. Ariko ari igihe dukundisha Imana amarangamutima. Hanyuma ikindi ni uko tugira ekilibre muri bya bice bitatu. Ubuzima buri ekilibre mu Mana ni ngombwa. Ni byiza kumenya umwanya w'Imana, ni byiza kumenya umwanya w'urugo rwawe n'umwanya wo gushaka ubuzima. Dufite abantu rero bahengamiye ahantu hamwe. Iyo agiye gushaka amafaranga n'ubuzima, ntibuka ko gusenga biri ngombwa. Hanyuma hari abandi bagiye gusenga batibuka ko basize ingo. Reka mbabaza, ndabizi ko ibyinshi murabikurikira. Iyo urusengero ruteguye amasengesho y'iminsi 120, bakajya bava ku rusengero saa 5 y'ijoro, ubwo abafite abana bato mu minsi 120 baba barakoresheje devoir abana, bibuka ko abana bariye. None Imana ishobora gusenya umuryango ikuba ku rusengero? Twagiye tugira ekilibre. Umwanya w'Imana, ukamenya umwanya w'urugo rwawe, ariko ukamenya n'umwanya wo gushaka ubuzima. Tukagira ubuzima buri ekilibre. Hanyuma ibi bintu byose navuze, byinshi navuze hano, Imana yakoze imbere muri njye, shobora kubisangiza abandi binyuze mu mpano mfite. Ntabwo mwese mushobora kubwiriza, ariko harimo abaririmbyi b'abahanga, harimo abandi bafite izindi mpano. Muzi abanyamatorero ahantu babyiciye, bavuze ko umurimo w'Imana ungana n'aka kantu mureba hano, aka konyine hano kuntu ariko gato mu rusengero. Imana ifite inyota y'abantu bajya mu gisirikare bakazaba abasirikare bakuru buzuye umwuka w'Imana. Imana ifite inyota y'abaganga babasha gutandukanya ihungabana n'abadayimoni n'indwara isanzwe. Imana ifite inyota y'abacuruzi abacuruzi b'abahegwe buzuye umwuka w'Imana. Nigeze kumva umushumba umwe wo hano muri iki gihugu yagiye muri Korea y'Epfo kwa Yongicho, hanyuma bamuha umuntu wo kumwitaho kuri hoteli, abana nawe aramufasha, bagiye gutandukana. Wa muntu yamufashije, umushumba wa hano akora mu ikofi, afata $100 arayamuha yo kumushimira. Uwo muntu aramureba aramubwira ati, nyakubahwa mushumba, ntabwo naje gukorera amafaranga, naje kugukoreraho umugisha. Uko ndeba uku ndi nyiri Samusange ku isi, ni ngewe ona. Dufite abakristo agira udufaranga duke ukabona yarakize, asigaye afite n'iseseme mu maso, azajya gusenga uko twamuhamagaye ko dufite ubwitange n'ibindi. Ariko muzi gukira mwakabyara. Imana ikeneye abahegwe buzuye umwuka w'Imana. Imana ikeneye abantu bamenya ko kurera abana neza ari ugukorera Imana. Imana ikeneye abantu batanga serivisi nziza, abantu bakaruhuka. Umurimo w'Imana ntabwo ugarukira hano. Bya bintu byose navuze Imana yakoze imbere muri njye, nkwiye kubikoresha binyuze mu mpano Imana yampaye. Ntabwo abantu bose bazavuga mu ndimi, ariko hari ibindi byinshi twakorera mu Imana. Ni iki kibuza abantu gukorera Imana neza? Ndashaka kuvuga ibintu byinshi icyarimwe. Icyambere ni ukudakizwa. Umuntu yakijijwe, ikintu cyambere akunda ni ugukorera Imana. Dufite abantu bitiranyije kwinjira itorero no kwinjira muri Yesu. Iyo winjiye muri Yesu, gukorera Imana bihinduka umunezero wawe. Hari umugabo umwe ni umubosi pe, ku bijyanye n'ibifadika Imana yamuhaye umugisha.
hanyuma bamaze imyaka myinshi ku rusengero iwabo batazi ukora ka kazu tujya kwihereramo. Umunsi umwe ku wa gatandatu pastor arara ku rusengero, agiye kumva yumva ikimodoka gihenze cyane kiraparitse, asohoka kureba uwo muntu arimo gukuramo imikoropesho, asanga ni boss. Avuga ati ni wewe ukora hano? Kavuga ati uramvumbuye ariko ntuzigire ubivuga, ni wo munezero wanjye. Iyo uzuye umwuka w'Imana mu bwami bw'Imana nta kazi kaba gato. Nagiye mbona abantu Imana yahaye umugisha mwinshi bicaza abakecuru mu rusengero, ukabona n'umunezero gukorera abandi. Ariko kubera ko tutamenye umuryango mwiza wo kwinjiriramo, hari igihe bitugora. Ikindi kituma tudakorera Imana neza ni ukudahinduka ku ngeso. Iyo ingeso zitahindutse haba harimo inaringe, haba harimo kwikunda, haba harimo bwibone, haba harimo n'utuntu twinshi, twa tuntu twose muzi tujyanye na kamere, ntabwo twatuma ukorera Imana neza. Ikindi ni ukutagira ugutoza. Ibi mu bitandukanye na babandi ubu hasigara ibintu byateye aho hagati y'abakristo na Yesu, njyamo hagati nkababwira ngo ni muncamo nibwo muzagera kuri Yesu. Ibyo simbyemera, ni ubuyobe. Ariko nanone mu rugendo rwo gukizwa buri wese agira umwunganira. Kubera iki? Munyumve neza, umuntu uri smart agizwe no kwibesha 70%. Fata 70% ugerekeho amosha ya Satani. Amosha ya Satani wagerekeho ibigeragezo waciyemo, ibigeragezo bigerekeho ibikomere wakuyemo, ibikomere bigerekeho ubumenyi buke. Buri muntu asigara ari kangahe? Abantu bose bagera ku ntego baba bafite abafatanya bikogwa cyangwa baba bafite abajyanama benshi babafasha. Ariko twe turi byose muri byose. Kandi nahoze nganiriza umuntu ndamubwira ngo mu bihugu biteye imbere cyane umuntu aba afite nk'abantu 7 bamukurikirana. Aba afite muganga we, aba afite umunyamategeko we, aba afite umukansara we, aba afite umusosiyale we, aba afite umunitisioniste we, aba afite pasiteri we yakijijwe, hanyuma aba afite na banki ye. Abo bantu bose mvuze buri mezi 3 baraguhamagara. Muganga akaguhamagara ukaza muri kabine agakora full check up, nta namwe yakubabaza, akareba niba. Hanyuma umukansara akakubaza ngo mu mezi 3 nta kintu cyakubabaje. Umusosiyale akakubaza ngo imodoka utwara nta kibazo iguteye, abaturanyi ntabwo bagusakuriza. Hanyuma umunitisioniste akagukorera menu y'ibyo uzafungura mu mezi 3. Twebwe turi byose muri byose, n'ubundi twari dukomeye. Abaroma 15 umurongo wa 2 haravuga ngo umuntu wese anezeze mugenzi we, amubera inyunganizi, amukomeza. Reka mbihine mu ijambo rimwe. Intambara nyinshi mubona mu bizera ziterwa no gukizwa ukirera, ziterwa no kuba utaragize umuntu ugufata ukuboko mu rugendo rw'agakiza. Imana izi ko umuntu arimanye intege nke kuri cya kigero nababwiye. Niyo mpamvu inyuma ya Mose yashizeho Yosuwa, nyuma ya Eliya hari Elisa, nyuma ya Paulo hari Timoteyo, nyuma ya Yesu hari intumwa, nyuma y'abizera hari abashumba n'abandi bantu bashobora kubafasha mu rugendo rw'agakiza. Akabazo k'amatsiko, pasiteri wawe ninde? Pasiteri wawe ninde? Iyo wagize intege nke ninde waturira? Iyo wababaye ninde mu bisangira? Umubabaro usangiwe uragabanuka, ibyishimo bisangiwe biriyongera. Nubaho udafite uwo musangira ubwo buzima, hari intambwe atazatera mu gakiza. Kimwe mu bituma tudakorera Imana neza, kimwe ni ukudakizwa, cya kabiri ni ukudahinduka ku ngeso, cya gatatu ni ukutagira umuntu ugutoza. Hanyuma ikindi ni ukubura ubusabane na nyir'umurimo. Hari igihe umuntu aba deconnected, akaba atagisabana n'uwamushize mu murimo, agasigara yikorera ku giti cye. Rimwe Imana yigeze kumbaza, nababwiye ko nakijwe mfite imyaka 10, ku myaka 13 bakantangaho kimwe mu 10, nkahita mbana n'abamisiyoneri. Nagiye ahantu henshi muri ubwo buryo. Imana umunsi umwe irambaza, ubwo nari ngeze muri adolescence nkunda gufungura. Imana yambaza ngo ko tudaherukana ubahe. Ndavuga nti ngiye mbi imbere yawe. Mubwira ku wa mbere aho nsengera no ku wa kabiri no ku wa gatatu kugeza ku cyumweru. Imana itirambwira ngo ibyo bintu byose bivuze ndabizi, ngo ariko simperukana nawe. Numva ndavangiwe. Ndavuga iyo ari Imana yari kubizi kwa ahantu ari homba.
ariko nubwo nabagaho hose hari ubusabane bwari bwaratakaye. Hari ahantu nahurira nayo turi babiri ntaherukaga. Imana iragaruka mu cyumweru gikurikiye irambwira ngo ntureba ko nakubuze, ngiye kukuvugutira, inkamba zigushiremo, uzongera kuntambira ibitambo nkwishimira. Numva harimo kugeragezwa, ariko numva sinzi icyo ngiye kuzira, kuko nisakasatse numvaga nta byaha byambaye amahembe nakoze. Hari igihe wumva rwose uri umukristo, ariko ushobora kuba uri umukristo wavuye mu busabane utakiri hafi yayo, usigaye ubagwa n'ubwenge na kamere na experience, ariko nta busabane. Mutekereza ko mu butayu yababwiye kwegeranya amanu y'umunsi umwe. Mu isengesho rya Data wa twese aravuga ngo duhe ifunguro ryacu ry'uyu munsi. Ntabwo Imana igwanya kugira stock, nta nubwo igwanya kugira menshi kuri konti. Yifuza ko murebana mu maso buri munsi, ubusabane bwawe nayo. Icyumweru cya gatatu nagwaye malaria, nkagira ngo ni malaria isanzwe. Nararembye, narivuje, ndushaho kuremba, bantwara CHK meze nabi. Banjyamisha hagati y'umukecuru n'umwana, umwana ahita arapfa n'umukecuru ahita arapfa muri urgence. Ndavuga nanjye ngiye gupfa, ntangira kwiyeza, Mana umbabarire unyeze, urabizi ko ngukunda. Imana amwe ngo ntango nakuzanye kukwica amazi iminsi narakubuze, ryamaha. Ndaryama kabisa, ndaryama, ndaruka ubusore bushiramo, apeti yose ishiriraho. Ndangije kumva nyuma y'iminsi 8 irambwira ngo byuka ugende. Ndabyuka ndataha. Iki kintu twiratana iki gifite agaciro gake, Imana iha agaciro n'ubusabane. Ukwiye kuba buri munsi kurebana na Data wa twese mu maso. Yesu yasenga hagati y'amasaha 3 n'amasaha 4 buri munsi mu rukerera. Kariya karere iyo gakonje kaba munsi ya 0, iyo gashushe karenza dogere 45. Nta joro na rimwe yigeze asiba gusenga. Wambwira ngo ufite akazi kenshi, nta muntu nzi ufite akazi kenshi kuruta aka Yesu. Umuntu yigisha ibihumbi 20 by'abantu nta mikrofone afite, kandi hari igihe yanshena iminsi 3 adahagaze. Uwo muntu yari afite akazi kenshi, ariko ntiyigeze asiba gusenga. Kuko yasenga gutyo, yasenga kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, yajyaga gutanga raporo kuri Data wa twese ngo arebe ko ibyo yakoze ari ubushake bw'Imana. Marita, Yesu yaramubwiye ngo wavunitse ariko wiruhije muri byinshi, icyangombwa cyari kimwe. Hagiye tuvunika cyane, nigeze kubabwira kare ngo kumukorera ntibiruhije, haruhisha imigereka yacu. Muri Amerika buri mwaka hafungura insengero 7,000, 4 byose birafunga. Abapasiteri 75% bakorera Imana batishimye, hanyuma hafi 80 bicwa n'ingwara zo mu mutwe kubera umunaniro. Kubera ko dukorera Imana tutishimye, nuko twageretseho imigereka. Ikindi gituma tudakorera Imana neza ni ibikomere bitavuwe. Iyo nkuru yo muri Amerika mbabwiye muyirebe ku rubuga rwitwa Pastors Care, mushobora kubibona. Ibikomere bitavuwe ni ikintu kibi. Umuntu agira amagi 5 mu bwonko, iyo ukomeretse ahita amenekera rimwe. Igijya mbere ni ibyishimo, rya kabiri ni imibanire, rya gatatu ni ukureba kure, hanyuma andi ndayihoreye. Dufite abantu baseka ari uko bibagiwe gusa. Kagira ngo niko gukiranuka, kuba umukristo no kuba umuntu udaseka, kumbe afitunze umutima ukomeretse. Ushobora kuba ukijijwe waratsindishirijwe, ariko umutima wawe ubitse ibikomere. Hanyuma ibikomere bikoresha ibyaha, ibikomere bitera ingwara. Bamaze kubarura ingwara 1000 zo mu mutwe. Sinzi niba wicana udafite nk'ebyiri byibuze. Kwibagirwa ni ingwara yo mu mutwe, kubesha ni ingwara yo mu mutwe, kwica gahunda ni ingwara yo mu mutwe, kwikunda ni ingwara yo mu mutwe. Nakubwira nk'ijana. Iyo umuntu akomeretse bimukoresha ibyaha, bitera ingwara, byinjiza abadayimoni, byica imibanire yawe n'abandi, bituma ushidikanya Imana, bituma utakaza identity. Ntushobora kugira iyerekwa n'icyerekezo umutima warakomeretse.
umuntu ashobora kuba akijijwe ariko afite ibikomere bituma adakorera Imana. Kimwe mu bizakwereka ko umuntu yakomeretse ni ugushira abantu mu gatebo kamwe. Ubu umuntu ufite igikomere ku mugabo yakwemeza ko nta mugabo n'umwe muri iki gihugu muzima ubaho. Umuntu ufite umugore w'ingara yakwemeza ko abagore bose ari kimwe. Umuntu yakomerekeye mu rusengero yakubwira ko abashumba bose ntawe ukijijwe ubaho. Kubera iki? Iyo umuntu atangiye gushira abantu mu gatebo kamwe aba afite ihungabana. Yego ushobora kuba warakomekeye mu rusengero. Ikintu nakubwira, ntabwo urusengero ari ihuriro ry'abatagatifu. Twese turi mu nzira yo guhinduka. Turi mu nzira yo gusa na Yesu. Nunahakomerekera Yesu azakomora. Ntuzananigwe gukorera Imana cyangwa ngo wivumbure gukorera Imana ni inyungu zacu. Usibye ko biduhesha umugisha, tukiri ina bizaduha n'amakamba tuzambara tugezeyo. Bibiliya yatubwiye ngo nuko bene data mukomere mutanyeganyega murushaho gukora imirimo y'umwami kuko umuhati wanyu atari ubusa mu mwami. Hanyuma ndashaka kuvuga ahantu umurimo w'Imana utangiye kugenda nabi. Simvuga mwebwe hano, ndavuga mu mirimo y'Imana itandukanye. Bishobora kuba mu rugo iwawe, bishobora kuba mu cumba musengeramo, bishobora kuba ahantu hatandukanye. Ahantu ikintu kizakwereka ko umurimo w'Imana utangiye kugenda nabi cyangwa se winjiriwe, icyambere haza ibice bitari ngombwa. Nari mvuze ibice bitari. Yesu asenga yaravuze ngo bahe kuba umwe nk'uko turi umwe na Data. Ntabwo yasize abasabiye ibindi byinshi, ahubwo yabasabiye kuba umwe. Icya kabiri, igicaniro kirazima. Igicaniro cyo gusenga kirazima. Aho gusenga bisigara bitakigira agaciro kenshi. Nubona igicaniro cyo gusenga cazimye uzamenye ko aho hantu hinjiriwe. Hanyuma umwana umwe ari ahantu sinshaka kuhavuga, ariko hari mu kandi karere, ahura n'umudayimoni amwinjiramo. Aramubwira ngo nguhaye mission ugenda ahantu hitwa gutya, hayobogwa n'umupasiteri yitwa gutya, uzajye muri korale yitwa gutya, hanyuma bagonganisha imitwe. Ikintu gitangaje rero, yari umucuranzi w'umuhanga, urumva umwana wo kwa pasiteri, se yari pasiteri w'umuhanga. Nashidutse acuranga muri korale ntazi igihe yazi. Mbona umwana ucuranga neza ndabikunda, hanyuma turamwakira menya ko ari pasiteri. Icyabaye ni iki rero? Yaracuranze akajya asura buri wese mu rugo, arabagonganisha kugeza ubwo polisi yaje. Se wiwe yagiye gusenga iminsi 7 ku manywa na nijoro. Imana imuhishurira ko umwana we yatewe na dayimoni, araza kunshaka. Aza kundeba hano arambwira ati pastor, polisi hano wagize ibyago. Umwana wanjye yinjiwemo n'umuzimu, hanyuma aza gusenya. Turamuhamagara arabitwemerera. Mbabwiza ukuri, polisi yaremaze kuza mu rusengero kubera kugongana. Nubona ahantu hari ibice bitari ngombwa, ukabona igicaniro cyo gusenga gifinina kidatera imbere, ukabona abantu bapfa ubusa, ukabona urukundo rukomeza kuyoyoka, hanyuma abantu ukabona umugisha nta bantu ntibakigira umugisha, hakaba impfu zidasobanutse, abatwita zivamo, abantu bagira ibyago ubona, n'abandi bari bagerageje kugira ibyo bakora biranga. Uzamenye ko ahantu hari umusataniste, abari imbaraga z'umwijima zigwanya umurimo w'Imana. Hanyuma ikindi, abantu bahora mu birangaza bidahuye n'intego nkuru. N'ujya utaha nimugoroba kuri smartphone yawe, iyo ucanye ekara irabyarojisira. Ni ukuvuga ngo ushobora kureba umwanya wose wakoresheje ureba kuri ekara. Ni gute ushobora kureba kuri ekara amasaha 6 udashobora gusenga iminota 30? Ni gute umwana wawe umuburira iminota 30 ngo murebane mu maso mukorane ikiganiro udashobora kubura iminota 90 y'umupira? Ni ibibazo. Hanyuma ikindi, ubusambanyi burinjira. Ikindi, abantu batangira kugwanira icubahiro. Batangira kugwanira, ariko ubundi ko ubashwe hahandi ukora ni wawe hose. Hano n'ahantu twaje gushakira kubaho. Amazina abantu numva amazina abantu bitwa muri uyu murimo nkumva ubwo buranyije.
amazina aremereye cyane. Yego ni byiza ko twubahwa ariko ntituzasanga icubero na nyiracu. Hanyuma ikindi, hari igihe hazamwe amafaranga, hakazamo ubwibone, kubabarira bikatugora, hanyuma abantu bagatangira gufata Imana uko itari, abandi bakinjira mu gahinda gakabije no gutwagwa n'iby'isi. Nagira ngo nsoze gutya, ikintu wakora ku isi ukazarinda upfa uticuza no gukorera Imana byonyine. Nasuye umusaza umwe w'inshuti yanjye yabaga Nairobi, yari amaze imyaka 80, yarabwirije imyaka 60. Arambwira ngo pastor, maze imyaka 60 mbwiriza, igihe cyose Imana inkinguriye umuryango. Aravuga ati hari umunyapolitiki uze arakomera imyaka 60 nsanga ntawe. Arambwira ati aha hantu ni ahantu Imana ikurindira, ni ahantu Imana iguhera umugisha, yani guserva ubwami bw'Imana nico kintu cyiza ukwiye gukora. Ibindi bintu byose bigira manda, bigira bifite uko birangira, bifite ariko abantu Bibiliya avuga ngo umuntu nankorera ankurikire kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ari azaba, kandi umuntu nankorera data azamuha cyubahiro. Sinzi niba twese twarasobanukiwe gukorera Imana ico bivuze. Umugabo umwe yagiye kwiga theology, agira ibyago, yiga theology y'abayobe, agarukana diplome kiremereye ariko ahetse n'ubuyobe bwinshi. Icyo gihe havuye muri Amerika aje mu gihugu cyabo, Imana yabwiye umukecuru wo mu rusengero, iramubwira ngo nujya gusenga uzatwara ikinyomoro ejo, ariko wa gatandatu azana ikinyomoro mu rusengero. Pastor baramwakira, azanye diplome kiremereye cyane ariko ahetse n'ubuyobe. Habaho theology nziza hakaba n'itari ukuri. Hanyuma aravuga, bamuhaye ijambo, aravuga ati torero mvuye kwiga ni sawa ariko hari ikintu nungutse, twasanze Imana itabaho, burya ntibaho. Ubwo bavuye kwiga, Imana ibwira umukecuru ngo cagiye cy'ikinyomoro kirageze. Imana yambwira ngo gifungure ukijye, hanyuma ubaze ikibazo. Uriya mushumba umubaza, iki kinyomoro kiraryoshe cyangwa kirabishe? Hanyuma aravuga ati, ahita abaza ikibazo. Pastor aravuga ati mukecuru, ko nasize ufite ubwenge byakenze bite? Ni uri kukijya uzi niba kiryoshe cyangwa kitaryoshe? Aramubwira ngo nawe nagira nkubwira ko watwigishije ibyo utazi, abamuriyeho nibo bazi ko aryoshe. Nta kintu kizadutandukanya n'urukundo rwa Kristo Yesu. Natangiye umurimo w'Imana munsi y'igiti muri 86. Muri uyu murimo narakubiswe, narafunzwe inshuro nyinshi. Finalement bamfungiye mu Buhindi, ahantu ntazi ko nshobora kugaruka, ariko ikintu nababwira n'ubu wampa amahirwe nasubirayo. Nzakorera Imana, nyasenga ngo n'umwuka wanjye wanyuma nzahumeka, wanyuma uzazana umuntu kuri Yesu. Twunamisha amaso dusenge. Data mu izina rya Yesu, uyu mugoroba turi imbere yawe, kugukorera nukwima nk'abami, kugukorera n'ibyicubahiro, kugukorera nibyo byiza gusa. Reka kwizera kwacu kudushoboze mwami no gukora ibyo ushaka. Dufite iminsi tutazarenza inaha. Yesu ku myaka 33 yaravuze ngo ibyo gucungura abantu ndabirangije, ushaka wese naze. Paulo yasoje avuga ngo meze nk'ibisukwa ku gicaniro. Danieli yarangije umurimo we, bituma Abisirayeli bataha. Ndasenze ngo muri hano bose ubashoboze mwami kumenya icyo bahamagariwe kandi ubashoboze kugikora. Ineza wibane natwe uyu mugoroba, udusukire ububyutse bwo gushaka imirimo izaduherekeza, kandi iyo niyo izaduheramwe umugisha tukiri inaha. Mwami ntawe ukwiye kubitwingingira, ni amahirwe n'ubuntu twagiriwe kuba dushobora guserva ubwami bw'Imana. Turagushimiye ko twamenye Imana igira neza. Mwami turabizi ko abantu bagukorera neza nta na kimwe bazabona ibyiza byose biva mu kukubaha. Ubuntu bwawe bubane natwe mu izina rya Kristo Yesu, amen.
dusigaje iminota 15 ubwiye bambwiye ko turi busoreze. Yani umuntu ufite ikibazo ashobora kukibaza, ndahari n'abashumba bashobora kudufatanya mu gusubiza. Kuri ibi mvuze ushobora kubaza ikibazo cyawe hanyuma tukakiganiraho muri iyi minota dusigaranye. Muhawe ikaze, umuntu ufite ikibazo ashobora kukibaza. Bayongereye dufite uburenganzira. Uriya muntu w'inyuma mu mikrofone. Turi mu rusengero ariko turi kwiga, dushobora kubwiye kutwungura ikindi. Ikibazo? Yego. Ikibazo ngo gukora hari ahantu twigeze kuganira ku bintu bijyanye no gukorera Imana. Yego. Noneho bigezeho twumva numva nyine ntabwo turi guhuza. Bavuga ngo umuntu wese imirimo yose yakora Imana ntabwo iyibona. Noneho barangije bongeraho kuvuga ngo keretse uri muri Kristo Yesu, ngo ariko nawe ngo hari ibyo ushobora kubona gukora Imana ntibibone. Ikibazo kirabaza, ese koko imirimo yose gukora ntabwo igaragara? Ikindi kibazo ni ikintu kijyanye, wavuze ku kuntu hari ibintu twiyongereraho nyine bigatuma umurimo w'Imana ugorana, twumva ko ugoye. Nk'urugero, nshobora wenda kuba nka hano mvuga ngo nakora wenda iki kikagenda neza, noneho bitewe n'abantu turi gukorana umurimo wenda bakabifata nabi, ngiye bikamvana mu mutima. Icyo kintu ngiye nkaba nagikoze gikunze, ariko kubera abo turi kumwe nkagira bikambangamira, ndamutse bivuyemo nkabireka. Ibyo twavuga ko nabyo ari ikintu umuntu yihangira. Akoze habaho imirimo y'uburyo bubiri, habaho œuvre de la foi na œuvre de la loi, imirimo y'amategeko n'imirimo yo kwizera. Hari abantu b'imfura no mu kabare asengerera abo basangiye bose, utamusigana ibiryo, agira ubuntu bwinshi, ariko akaba atazabigororerwa kubera ko atakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Rero urufatiro rwa mbere ni ukwakira Kristo, niyo mpamvu navuze ko umurimo utangirira imbere mu muntu. Ariko nanone nubwo bimeze gutyo, uwo muntu ntabwo Imana izamwima umugisha, kubera ko ashobora kutabonera ingororano mu ijuru kuko atazajyayo, ariko hano azagira umugisha. Kubera iki? Imana yandikishije ibintu bitatu mu ijambo ryayo. Hari imigisha, hari amahame, hari n'amasezerano. Gukorera Imana rero biri mu mahame. Gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Ubikoze ukijijwe cyangwa udakijijwe, umugisha uzawugira. Nahita ngurugera ukuntu bene Shimayeli bafite imigisha myinshi kubera ko basobanukiwe gutanga. Hanyuma abakristo ntibashobora kuba atari bo bantu batanga cyane, kandi barakiriye Kristo umwami n'umukiza. Ibyo bintu mvuze byateye confusion. Umubwiriza yaravuze ngo hari ikintu yabonye gitangaje, ngo ni ukuntu abakiranirwa bakora imirimo yo gukiranuka, noneho ngo abakiranutse bagakora imirimo. Ibyo bintu biragoye. Hanyuma mu murimo uri mu murimo birinda tabaguciye intege, hanyuma bivuyemo kuri ngewe ni ikintu kibi gusa. Umva wa murongo twafashe ukuntu wavuze ngo nuko bene data
bene data ubwo nuko Imana ibanza kukubyara hanyuma ukubaka igikundiro kuri yo, mukomere mutanyeganyega. Muri uyu murimo tuzahura n'ibitunyeganyeza byinshi, ariko dukwiye kuba turi abantu bakomeye kubera urufatiro twubatseho. Hanyuma murusheho iteka gukora imirimo y'Umwami. Hanyuma muzi ko umuhati wanyu atari Yesu yavuze ngo niba batuka bakababeshera muzanezerwe, muzishime, ingororano zanyu zizaba ari inyishimiro. Birashoboka abantu bagize intege nke kubera ko batari bwakomere mu gakiza, ntitwabacira urubanza, ahubwo nabo twababwira ngo bakomere. Murakoze cyane. Ndashaka kubaza nuko ntari kuvuga aho ryanditse neza, niba ari mu bahibura aho ijambo ry'Imana rivuga ko imirimo izahishuzwa umuriro, ariko nifuza ko mwadusobanurira imirimo yo imeze nk'ibikenyeri byatsi genda mwaturo byanditse, ni imeze ite, niyakozwe gute, niyakozwe na bande? Kuko twari twiteguye kwiga nyine iki cyigisho mwateguye, nagira ngo n'icyo kintu kidusobanurireho genda na example typique kuri buri bwoko bw'imirimo, iyo y'ibikenyeri, iyo y'ibyatsi byose bimeze biti. Murakoze. Hano twari dufite topic imwe ebyiri, kwizera n'imirimo. Hanyuma ngewe uyu munsi nahisemo kubanza kuvuga dukwiriye gukora umurimo, kubera ko hari igihe twita cyane kuvuga umurimo ariko uwukora tutaramuteguye, atubatse ku rufatiro ruzima. Uyu munsi rero nashizeho urufatiro, ninde ukwiriye gukora uyu murimo. Ni umuntu ufite kwizera kutanyeganyezwa n'imiyaga yose. Wenda nzagira andi mahirwe yo kuvuga ku bindi. Hanyuma reka igisubizo ngiguhe mu ijambo rimwe. Imirimo yose itakoranywe urukundo nta ngororano. Nituva inaha, ndavuga impanda nivuga, tuzasanga bacanye umuriro wizewe. Hanyuma kandi uwo muriro ntugire ngo n'undi, ni amaso ya Yesu, kuko byo dukora byose tubikora imbere y'amaso ye. Igihe Yohana yamubona mu gice cya mbere, ngo yamubonye afite amaso asa n'ibirimi by'umuriro, mu maso haka nk'izuba, imyenda ye ngo nta mugeshi wo ku isi yayimesa ise nk'uko yasaga. Ibyahishuwe hari igice cya mbere, uzabona Yesu muri protokole y'ijuru ukuntu yari ameze. Uwo muriro rero bazahamagara Desire bamuhagarike hariya, hanyuma imirimo yakoze yose inyure mu muriro. Umurimo wose utakoranye urukundo wose nta ngororano, uzasigara mu muriro. Hari igihe tuza kurepeta rero kugira ngo batazatubuza kuririmba. Hari n'igihe dutanga bidasunitswe n'urukundo w'Imana. Ibi ndashaka kubihina gutya, ntabwo nshaka kubivugaho kubera ko byahava bituzanira confusion, kandi sinshaka kubatera confusion. Uzi ukuntu Yesu yaravuze ngo umuntu najya gutura akibuka ko ari icapfa na mugenzi we, asiga itura hageze, azatura ubutaha abanje kwikirana. Nta mpase ndumva yigisha gutya, kandi ibyo mvuze nabyo ndabizi ko mutabyumvisha. Muzi impamvu mutabyumvisha? Kuva mu majyaruguru ya Isirayeli umanuka i Yerusalemu, urusengero rukuru aho rwabaga, ni iminsi hagati y'5 n'7 ku muntu w'umugabo azi kugenda mu butayu. Ubwo bivuze ngo umanutse i Yerusalemu iminsi 5, wagera hafi y'urusengero ukibuka ko ari cupfa na mugenzi wawe, usiga intama aho ugeze, usubireyo indi 5, ubwo ni ngahe? Hanyuma usaba imbabazi, umanuka indi iba ingahe? 15. Utange igitambo, uzamuka indi 20. Nubwo byagusaba igihe kingana gutyo, ukwiye gutura wejejwe. Igihe Mose yakiriye amaturo y'umutima ukunze. Rero Imana isaba imbere y'uko dukora umurimo, iribaza ngo ninde uri kuwukora. Iyo mirimo yose rero twakoze tudafite urukundo ishobora kuzasigara mu muriro. Niyo mpamvu nujya gutura hano uturane urukundo, nusura umurwayi ubikora bikunze, nuza gukora isuku hano ubikora bikunze. Buri murimo wose umurimo uhaswe n'urukundo
Imana izabakugororera. Urakoze. murakoze mwatubwiye ku kintu cyerekeranye n'ibikomere, hanyuma mu gihe umuntu abonye asa nk'ufite ibikomere muri we, ibyo bikomere byakira gute? Murakoze. Urakoze. Hari ibintu umurikira neza. Icya mbere ni ukumenya n'ibiki byakubayeho, n'ibiki byagukomerekeje. Wibuke ko hari n'ibyo byakubayeho hagati y'umunsi umwe n'imyaka 3 ushobora kuvumbura gusa ari ukuganiriye n'umukansara. Ariko kuva ku myaka nk'itanu kuzamuka ibyinshi ubyibuka. Ni ukubanza kumenya n'ibiki byakubayeho. Icya kabiri ni iki byagutwaye, iyo bitakubaho wari kumeze ute. Hanyuma icya gatatu, byakugize kuba nde? Byakugize kuba umuntu urakaye, byakugize kuba umuntu uvuga nabi, byakugize kuba umuntu utabana neza, byakugize kuba. Hanyuma icya kane ni ukwibaza ni uruhe ruhare rwanjye muri ibyo. Nigeze kubabwira ko ibikomere bikoresha ibyaha. Nubwo wakomeretse hanyuma ukagira ubuhungiro mu byaha, ariko hari amahitamo yawe. Ugomba kwihana uruhare rwawe. Icya gatanu ni ukwibaza ngo ni hehe ho gukirira. Umuntu ukwiriye kugufasha rero agizwe n'ibintu 7. Agomba kuba akijijwe, agomba kuba afite ubuhamya bwiza, agomba kuba azi ijambo ry'Imana, atazakugira inama zishingiye gusa ku bwenge, kubera ko UNESCO yemera kanseri ya gikristo n'irisekira. Zombi barazemeye muri UNESCO. Ariko kuri njye nahitamwo uwukijijwe, kubera ko umukanseri usanzwe avugana n'ubwenge, ariko iyo harimo ubukristo avugana n'umutima. Rero uwo muntu agomba kuba akijijwe, azi ijambo ry'Imana, afite ubuhamya bwiza, agira ibanga, ibintu umugani utazabisanga mu muhanda. Hanyuma ikindi agomba kuba agufitiye umwanya, yagufata ukuboko mu rugendo rwo gukira. Ntabwo gukira biba ijoro rimwe, ni urugendo ukora. Ikindi agomba kuba ari umuntu wasangiza amarangamutima yawe, ibyishimo cyangwa se umubabaro. Urakoze. Wambaza ngo wamubona gute? Wamusaba Imana irabafite. Nanjye ndashaka kubaza, hari ijambo riri muri Yohani ibice 6 mu mirongo 28 ndumva, aho abigishwa babajije Yesu ngo dukore iki, ngo dukore imirimo y'Imana. Ngo Yesu arababwira ngo umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Ndagira ngo muduhurize imirimo, iyo mirimo hasi Yesu arashubiza ngo umurimo w'Imana nguyu. Iyo mirimo, uwo murimo kwizera, muduhurize ibyo bintu. Imirimo yavugwaga, hanyuma Yesu agasubiza ngo umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Muduhurize ibyo bintu, imirimo no kwizera, uko umuntu yabihuza neza. Urakoze. Ubu nangiye gusobanura ibyo byatuma tumara amasaha menshi n'ibyo nshaka kuvuga. Ariko icyo nagira ngo mbabwire, nkeka ko umuntu yamubajije ikintu yari umufarisayo. Hanyuma abafarisayo bari bafite protokole y'idini ikurikizwa. Hanyuma Yesu ntabwo yahisemo gukurikiza protokole y'idini. Kubera iki? Reka mbisobanure mu ijambo rimwe. Adamu wa mbere yazanye urupfu, hanyuma Adamu wa kabiri yazanye ubugingo buhoraho. Idini rihera inyuma. Iyo watanze icacumi ukaba umwana mwiza, ukamara iminsi uboneka, duhita tukwemera. Numva tugoye, turi abantu beza pe. Ariko Yesu we akwemera wa muntu w'imbere iyo yazutse. Muri bya bice 3 navuze, umwuka, ubugingo n'umubiri. Nagira ngo musubize ukuntu umurimo utangirira mu kwizera. Hanyuma iyo wamurikiwe muri cya gice cy'umwuka, en fait Adamu wa mbere Imana yaravuze ngo turebe umuntu ase natwe, agira ishusho yacu, abe nk'umwe wo muri twe. Ni ukuvuga ngo mu ruziga rw'ubutatu Imana yarafunguye hinjiramo umuntu. Ntabwo dushobora kumva Adamu icyo bivuze na Edeni, ubu ntabwo twabyumva keretse mu ngoma y'imyaka 1000. Ariko
Edeni nta hantu yari itandukaniye n'ijuru. N'ikibigaragaza umuntu akoze icyaha Imana yahise yimura. Hanyuma Adamu nta hantu yari atandukaniye n'Imana, yari afite nka 95% y'ubumana. Niwe yise amazina yose inyamaswa. Hari inyamaswa ziri munsi ya ocean muri metero 2000 yazibonye ate? Yashobora kurebayo. Ingobyi ya Edeni yari mu burasirazuba bwo hagati ya Irani na Iraq ukurikije iriya migezi. Hari inyamaswa ziri mu Buyapani yazibonye ate? Yarebagayo. Yari afite 95% y'ubumana. Umunsi akora icyaha yatakaje 90 yose asigarana 5 umubiri. Hanyuma hari abantu bazi Imana yaramubwiye ngo ubwo ukoze icyaha gupfa kuzapfa. Ntabwo mu mubiri yahise apfa. Yamaze imyaka 930. Uwo muntu ntiyaramye, ariko yaramye yarapfuye. Yesu rero yaje kuzura uwo mwuka wasabana n'Imana, kuko Imana nayo ni umwuka. Mu kuzuka rero hari intambwe nyinshi umuntu atera kugira ngo ako gace k'umwuka kabe gakomeye. Icyambere no kuvuka kwakira Yesu, abamwemewe kizera izina rye yabahe ubushobozi bahindura kuba. Icya kabiri ni gukundisha Imana umutima wose n'ubwenge n'imbaraga. Icya gatatu ni ukubaho ubuzima buramya. Icya kane ni ukwera imbuto. Ikindi ni ukubaka ubusabane. Iyo izo mbaraga mu gice cy'umwuka zubatse urwo rufatiro, bigomba guca mu gice cyitwa ubugingo. Mu bugingo harimo ibintu 4 cyangwa 5. Harimo ubwenge, kamere, amahitamo n'amarangamutima. Hari abantu bakijwe muri cya gice cyazutse, ariko ibikomere bikiri bibisi. Kandi iyo umuntu yakomeretse amahitamo aba ari mabi, n'amarangamutima n'ubwenge bukora nabi. No gufata ibyemezo, afata ibyemezo bitaboneye. Hanyuma iyo bigeze mu mubiri uhinduka urusengero rw'Imana. Nico Yesu yashaka kuvuga. Umurimo w'Imana utangirira mu kwizera uwo yatumye, ari we Yesu Kristo. Hanyuma Yesu agakora umurimo muri wowe. Uwo murimo yakoze muri wowe akaba ari wo ukora muri bwa buryo navuze. Bamwe bashobora kubikoresha baririmba, abandi babikoresha babwiriza, abandi babikoresha mu bucuruzi, abandi babikoresha mu nzego zose. Usingusubije. Umurimo w'Imana utangirira mu kwizera, ari we Yesu yakoze. Hanyuma rero muri ya protokole y'itorero hari igihe umuntu aje akaba ari umwana mwiza gusa, ari nka ngeso nziza. Twitaye kumenya ibi. Twitaye kumenya niba yarapfutse, niba yarahindutse, niba ahita akomerezaho gusa agakorera Imana. Nyewe nayoboye korali imyaka myinshi. Kuri ubu wakongera kuma kuyobora korali nakora, ntabwo napfa kwakira ubonetse wese, kubera ko Imana ntikeneye kantite, ikeneye kalite. Iyo mpagaze hano ndi umusambanyi, nkaza nkabigisha ibintu byiza ariko nsambana, ibi bintu byiza mvuze nta kintu bizabamarira, ahubwo umwuka w'ubusambanyi niwo uzabafata. Iyo nje hano nangana nkabigisha urukundo, muzigira mukundana. Kubera iki? Igihindura abantu si amagambo meza tuvuga, ni umwuka ubiherekeje. Iyo wuzuye amaganya y'isi ugahita ubwira, hari famiye imwe umugabo n'umugore bafite abana noneho bari batwite. Iyo bashaka gushwana ngo bahita bohereza abana kuryama, bakajya gushwanira mu cyumba cyabo principal, bakibagirwa ko umwana ari mu nda nawe yumva. Uwo mwana yavuze ari umurakari, kuko gushwana kose yarakumvishe. Hari igihe twishuka. Imana ntikeneye kantite, ikeneye kalite. Urakoze. Yego. Urakoze. Ndashaka kubaza ni warizeye, ufite n'imirimo yawe ukora yaba iyo mu rusengero n'isanzwe, ni ryari navuga ko imirimo umuntu akora mu nyungu ze bwite yafatwa nanone nk'imirimo yaba akorera Imana umuntu? Urakoze. Ndashaka kuguha urugero rumwe rw'umupapa umwe. Uwo mupapa yari afite kampani ikora imigati hano mu gihugu, yari umunyarwanda ariko yagiye hanze gushora imari. Yari afite uruganda rukora imigati.
hanyuma abakozi be yari afite ihame ryo kuberera imbuto izishoboka zose. Hanyuma mbere yuko batangira akazi bakabanza gusenga. Noneho uwa gatanu abo bakozi yari afite abakozi hafi 500 bagakora amakesha uwa gatanu nimugoroba. Ku cyumweru nimugoroba bagateranira iwe bagashimira Imana ibyakozwe byose icyumweru cyose. Mubwiza ukuri niwe muntu yungutse amafaranga mu buryo buteye ubwoba, kandi nanone niwe muntu yabatirishije abantu benshi bihanya ariko bwa mbere. Rero Imana ishobora gukoresha umugati muzana abandi kuri Yesu. Reka mbabwize ukuri, yewe nabaye umupasiteri naho ko naciwe mfite imyaka 10 kuri myaka 13 bakantangaho kimwe mu 10. Hanyuma muri passport yanjye handitsemo ko ndi umupasiteri, ariko ngiye kuzabihindura. Ubuzima buzabihindura. Nagiye gusaba visa mu gihugu kimwe, ngeze kuri reception nkahurira n'undi muntu tuzinanye asohotse. Barambaza ngo uraho pastor? Kuri reception baranyumva. Ninje barambaza ngo uri umupasiteri? Nurumva ni ngoho yatwabyumvisha. Visa bahise bayinyima. Kubera iki? Kuba pastor ntabwo bikigezweho. Hano iwacu ni sawa, ariko ahandi hamwe na hamwe ushobora kubirenganira. Imana ikeneye abaenjeniyeri bazajya Sudani y'Epfo usana ibyangijwe n'intambara huzuye umwuka w'Imana, bagakorera amadolari ariko bakakiriza bene igihugu. Imana ikeneye abantu bajya Central Africa gushora imari mu buhinzi n'ibindi huzuye umwuka w'Imana. Ariko ndereka mbabaza, ubu twabaye iki? Badukuriyeho visa, wande yijyayo ingabo zacu nizo zirinze igihugu, habuze iki ngo tujye gushinga y'umurimo w'Imana. Imana ikeneye abaganga bajya kuvura mu Barabu hagati ya aho Israel irimo kugwanira na Palestine, bakajya kuvura inkomere ariko bakabwiriza bene igihugu, bakabahindura kuba abana b'Imana. Ntibizabuza kunguka. Ujye ni umurimo w'Imana. Rero yewe maze imyaka 20 nkoze ubukwe, iwacu hamaze gukirizwa abakozi 10. Abakozi bose twakiriye badakijijwe bose batashe babatije. Kuri nge n'umunezero kuba hari umuntu yahindukiye iwanjye. Tugomba kwiga kuba strategique, tugakoresha amahirwe yose Imana iduhaye mu kuzana abandi kuri Yesu. Mukoresha anniversaire zanyu zo kuvuka n'iz'ubukwe, mugerageze mukoresha amahirwe yose Imana ibahaye. Muzi ikintu kitwica ni dufite umutima ukwigwa nk'abandi. Twarasobanukiye umurimo w'Imana, wamenya ko amafaranga Imana iguhaye ari umurimo, wamenya ko imyenda Imana iguhaye. Yewe hari sengesho nabwiye iwacu ko tutazongera gusenga ku meza. Iyo tugiye gusengera ibyo turavuga ngo Mana ngo n'abatabibonye ngo bibuke. Abatabibonye ntabwo uzi aho batuye. Uragira ngo wohereze Imana mu gikoni iteke ije no kubagemurira iwawe ubisize ku meza bakabimenya. Ako ibyo nabyo no gufarisayo. Uri umwana w'Imana wamenya ko imyenda 100 ubitse mu kabati nta ngororano, ahubwo wahaye umukene uzawugororera. Reka mbabwize ukuri, tukwiye guhindura imyumvire. Umunsi umwe nagiye gusura umuntu ndi umupasiteri agwaye, hanyuma nari mfite 10,000, ariko nkaba mfite n'ibibazo bitakemurwa n'10,000. Noneho ndamusengera mubwira amagambo gusa, ndasenga ngiye gutarambira ngo avuga gahoro, pastor mfite akantu ushaka kuguha usabira umugisha ku Mana. Amfumbatisha akantu numva karakomeye, usanga ni igiceri cya 50. Ndabaza kubera ko mpaye 50, arambwira ngo muri iyi nzu nta kindi kintu kero usibye igiceri cya 50, usabira umugisha ku Mana. Ubwo ngo narasenze mfite 10,000 mu mfuka. Dini ariko tugira protocole nende tukaba tuzi ukuntu bikurikirana, ariko genda uhere ku myenda ufite mu kabati. Hera kuri ni gute umukristo agura umufuka w'umuceri akawujya wose akawurangiza nta sahani hayimukene. Imifuka 100 wariye ni 0, isahani wayimukene uzayisanga mu ngano. Rero ntekeza ko gukorera Imana ni uguhindura imyumvire gusa, nta nizagusaba iki itaguhaye. Umunsi umwe nahamagaye umuntu kuri telefone, hanyuma muhamagaye kuri telefone ahitararira. Ndamaza ese kuriza, arambwira ngo impamvu ndize ngo nibwo bwa mbere pastor yampamagaye atansaba amafaranga. Ararira ndamureka.
arangije arambwira nari nkeneye umuntu umpamagara kubera ko ibitekerezo numvaga biri kuyo kubera ibikomere yari afite n'amayinite ufite ntiwayakorera ku Imana. Uzi ko ari umuntu akeneye, reka mbabwize ukuri, ikintu kibabaza imfubyi ni ukuva ku ishuri watsinze ntawe ukubaza birete, ni ugushaka gushingirwa ntawe uzakuvugira ijambo, ni ugukora amakosa udafite umubyeyi uguhana, ni ugushaka gushingirwa udafite uwo witaso, ni ukubyara ntawe uzakogereza umwana. Dukwiye kwiga ko umurimo w'Imana uri ahantu hose. Imana ibahe umugisha. Twakire babiri yenda dusoze. Murakoze. Muranyihanganira hari igitekerezo mfite kunganira ibyo pasiteri yaravuze. Fideli yabajije ngo ese ni ryari imirimo umuntu akorera mu rugo iwe ifatwa ko ari imirimo akorera Imana mu nyungu ze. Ubwo rero imirimo myiza yose umuntu akora yose myiza, waba uyikorera mu rugo rwawe, ibyo nizo nyungu zawe. Wayikorera ahandi, ibyo nta kintu umuntu akora kidafite inyungu, nta na kimwe. Iyo ugiye ku kazi uba ugiye ku kazi kubera ko ubifitemo inyungu, iyo ucuruza ubifitemo inyungu. Imirimo yose umuntu akora burya ibifitemo inyungu. Inyungu zishobora, singiye kuvuga inyungu mbi, inyungu zishobora kuba ari inyungu nziza, ariko imirimo yose ukoranye umutima mwiza yose mu nyungu zawe uba ukoreye Imana. Sinzi ko ibyo mvuze byumvikanye. Ni ukuvuga ngo ntidukorere Imana kubera yuko tutabifitemo inyungu. Inyungu zacu bwite, reka mvuge gutya, niba umuntu ayishyuriye abana b'ishuri, ibyo si tumubifitemo inyungu. Iyo mirimo ni ubundi urakorera Imana, ntabwo ukorera Satani, urakorera Imana. Uzabihemberwa mu ijuru. Korera urugo rwawe neza, kwigisha abana bawe ukabagira inama, ubikoze kubera ko bifitemo inyungu kugira ngo abana bazabeho. Gucuruza ukunguka, ukabesha ukagurira abana bawe imyenda n'umudamu wawe n'ababyeyi bawe n'abandi bantu bose. Ibyo ukora byose byiza ubikoranye umutima ukijijwe, inyungu waba ufite mu mubiri, ibyo ntibizatuma Imana itabiguhembera. Imirimo yose ukora yose uyikuye ku mutima, uyikoranye umutima mwiza, ubifitemo inyungu zawe. Inyungu zawe ntako izatuma nitwagera mu ijuru utayihemberwa. Ari ibyo ngibyo tugomba gukora imirimo duhera mu rugo iwacu. Ubukristo ugomba guhera mu rugo iwawe, ugakora neza, ugakora n'abandi bantu bose. Nta murimo n'umwe, nabize amategeko bagiye bivuga, nta kintu umuntu akora adafitemo inyungu. Ntiwabona imirimo ukorera Imana udafitemo inyungu, ntayibaho. Ubu bifitemo inyungu. Imirimo yose dukora myiza tubifitemo inyungu kandi tuzahemberwa nitwagera mu ijuru. Reka akomeza. Murakoze. Nashakaga kubaza ku bijyanye, mwavuze ko pasiteri abatwigisha, ni kuvuga abapasiteri abatwigisha dushobora kuba tutarize neza. Ndabyemera, nkanjye nari nzi ko umurimo w'Imana cyane cyane kuririmba, nakuriye hariya mwayoboraga, nari nzi ko ari ukuririmba, twize nabi. Ariko nanone ntabwo byaba ari uko Umwuka Wera abantu batamuhawe cyangwa binjiriye batinjiye neza, kuko Umwuka Wera niwe utwigisha ibyo dukora. Ye niko ntekereza. Umwuka Wera akora, umuntu ntiyamenya agasobanukirwa icyo akora. Murakoze. Murakoze. Ntabwo twize nabi, ahubwo twize ibituzuye. Tuzuye. Nabo batwigishije neza kuko batugirije kuri Yesu, ariko nanone hari ibyo batujuje. Muri bya bice bitatu bigize umuntu, umwuka, ubugingo n'umubiri, hari ubwo batibutse kuzuza ibyo bice byose, hanyuma bituma yenda dusobanukirwa nabwo mu buryo butuzuye. Rero ntekereza ko ngiye nakangurira buri wese kuzura Umwuka Wera. Nari mvuze ngo kuzura
umwuka wera, kuko umwuka wera aragusengera, akunihira iminiho, anaguhishurira ibintu bidafite protokole ihoraho. Ushobora kuba uririmba yego, ariko ikaguhishurira n'undi murimo ukwiye gukora mu buryo bwihutirwa. Reka mbahe urugero. Umunsi umwe nari njyamye ahantu, Imana irambwira ngo byuka ujye gufata bisi ujye ahantu yitwa gutya. Ndabwo ariko iyo gahunda sinigeze nyipanga. Hanyuma ntinze gato numva amahoro y'umutima arabuze. Mpita ndahaguruka nambara vuba vuba ntabanje no gukaraba, ndagenda ntega bisi. Ngeze muri bisi umwuka wera numva atangiye gusengera muri njye, ndasenga. Umuntu wicaye inyuma yanjye mu modoka atangira kuvuza induru. Ndahiye. Shoferi hagarara, imodoka barakora sinshaka kuyigendamo. Ndakomeza ndasenga mu mutima navuga. Bigera igihe kubera urusaku shoferi ahagarara ku capa gikurikiye, wa muntu araza azenguruka imodoka, araza ku idirisha arandeba, ahitaburiraho. Hari tambarare, nta biti byari bihari, hari mu muhanda, ahitaburiraho. Ijwi rirambwira ngo nushaka ukatusubireyo, nari nkubyukije gutabara iyi modoka. Hari haje umudayimoni ugiye kwiteza impanuka ngo bose bapfe. Ibyo ntibigira protokole, nta raporo wabitangira, ni imirimo ikorwa n'umwuka wera mu buryo budasanzwe. Ntabwo nzibagirwa mama yari umunyamasengesho cyane. Imana yaramubwiye ngo ejo ntuzagira ahantu ujya, hari umurozi azaza hano. Ararasenga mu gitondo, arabyuka arategura, saa yine z'amanywa umurozi arinjira. Hanyuma atangiye gusenga, umurozi avuza induru. Aramubwira ati rero winjiye hatinjirwa, turi ubwoko butarogeka. Ngo haya amahirwe wakira Yesu umwami n'umukiza. Waravuga ngo hoya mo nihanye abakurambere banyica, ahita aragenda. Cyakora Yesu ahinduka umusazi. Imana nuko watabaye abana b'iwacu bari bagiye gupfa. Ibyo nta protokole bigira, ni ubusabane n'umwuka wera. Iyo turangaye tutagiha agaciro umwuka wera, tuvuze umwuka tuba tuvuze imbuto, tuba tuvuze impano, tuba tuvuze kuyoborwa n'umwuka. Hanyuma nuko ibyo dukora byose bitworohera kuko biyobowe n'umwuka w'Imana. Ariko nanone hari akantu nshaka kuvuga ku bijyanye n'umwuka wera. Ntabwo mwese muzavuga mu ndimi. Kuvuga mu ndimi ni impano imwe mu mpano 9. Ye nabonye abantu batavuga mu ndimi ariko bakiza indwara. Nabonye abantu buzuye kwizera, bafite ubwenge bw'Imana batavuga mu ndimi. Icyo duhara Bibiliya avuga ngo buri wese agira ikimwerekanaho umwuka ngo bose bafashwe. Gerageza wera imbuto, umwuka wera azaguhishura n'ibindi bikenewe. Murakoze. Murakoze. Hari mu byo tumaze kwiga bati mu gukora umurimo w'Imana tugomba kumenya gukora iby'Imana, umuryango, ndetse tukaba twanashakisha muri ubuzima turimo. Noneho nkatwe abakristo umuntu yabijanisha gute? Se iby'Imana biri 50, iby'iwanjye biri 25, ibintu ngibyo. Ikibazo cya kabiri, hari aho Yesu yavuze ngo buri wese ngo asige byose amukurikire, abwira ari gutoranya intumwa ngo musige byose mukurikire, ndetse ngo buri wese yikorere umusaraba we. Se uwo musaraba Yesu yavugaga ni uwuhe? Ikindi nanone nibaza, hari igihe uhura n'umuntu akakubwira ngo Imana yarambujije gukora, ngomba gukora umurimo wayo, wenda nzavuga ubutumwa gusa cyangwa nzasenga. Ese uwo muntu twavuga yuko ntagire ikindi akora, akumva ko agomba gutungwa n'ibyo ngibyo, rimwe na rimwe bikanabura. Ese uwo muntu twavuga ko ari mu nzira cyangwa ari mu buyobe? Murakoze. Murakoze. Ese bibe 50-20 hoya, ngiye navuze kugira ikiri balance life. Ukamenya umwanya w'urugo, ukamenya umwanya wo gukorera Imana, ariko ukamenya n'umwanya w'ubuzima na social. Ntekereza ko twese dufite amasaha 24. Uburyo tuyagabanya ntabwo bingana, biterwa n'ibyo ukora uko bingana, ariko ntabwo ikwiye kuburira mu kindi. Hanyuma abantu bavuga ko Imana bahamagariye gukorera Imana gusa, birashoboka. Hari abadufite abashumba badafite ikindi bakora, bayoboye umurimo w'Imana. Abandi bari hirya yabo, niba yarahamagariwe gukorera Imana
ashobora kuba ari yego cyangwa oya. Yego gute? Ukwiye kubaho udasaba. None se ni gute Imana iguhamagarira gukorera Imana ikakubuza gukora ariko ukaba unateka imitwe usabiriza? Kuri ngewe uko bikwiye kuba bimera. Hanyuma Pawulo ni umwe mu bantu nubaha cyane bakoze umurimo w'Imana bavunitse, ariko yajyaga kuboha amahema kandi yari dogiteri muri teolojiya yawe, ariko akirengagiza ibyo bintu byose akajya kuboha ihema. Ni nk'aho yajya gukura nko mu muhanda kugira ngo ataba inkomyi y'ubutumwa bwiza. Rimwe rero abo bantu bavuga ko Imana yababujije gukora, hari igihe usanga berera imbuto abantu zitari nziza. Nka 5 nzaguhejo azi ko tazamuha. Rero ntekereza ikindi, niba Imana iguhamagara umurimo umeze gutyo, gerageza uganire n'abashumba bagutoze, bagufashe bamenye impano yawe aho iva n'aho ijya n'uburyo ukwiye gukora, byaba byiza kurutaho. Icyo nibagiwe, umusaraba usobanuye ibintu byinshi. Reka duhere ku mibabaro. Niba ukijijwe ugomba kwihanganira n'imibabaro ijyanye no gukizwa. Reka mbaho urugero. Hari inkuru yasohotse ku gihe.com, ntekereza ko bamwe muri mwe bayisomye, yavuga ngo ruswa y'igitsina ivuza ubuhuha mu mahoteli. Ni ukuvuga ngo njye niba ndi umukobwa nkajya gusaba akazi, hanyuma boss akambwira ati kugira ngo nkaguhe turabanza nkijijwe sinzabikora, hanyuma mbuza akazi ntabuze ubwenge, ntabwo nzasakarengane, ariko kubw'umusaraba namenye ntabwo nshobora gukora iryo kosa. Hari umuntu ukubwira ati nsinyira hano urahita ubona miliyoni zingana gutyo, kandi ibyo usinyiye utemeranywa n'umutima ukwiye kubireka kubera ko ukijije. Ikindi, sinzi niba mwarabibonye mu mabanke, mu mahoteli, mu tubari, ahantu henshi abakobwa bahakora bambara imyenda hafi ya ntanya. Sinzi umuntu yatanze iriya tegeko. Kuri nge iyo mba ndi umunyamategeko nari kuzajya mu rukiko nkabareka, kubera ko ni ugusuzugura igitsina gore. Ni gute nshobora gukoresha abakobwa nka 30 mu nyungu zanjye nkabambika ubusa kugira ngo ncuruze? Kuri nge yose nemeranywa nabyo. Ni ukuvuga ngo nutemera kwambara uriya mwenda uresha kuriya, nabwo ushobora gutakaza akazi. Byose nge nakijwe ndi uwa mbere mu rugo. Umuryango wacu nta wundi muntu umwe yarakije. Narakubiswe ku myaka 10, naratotejwe, ibintu nashobora kubasobanurira, ariko ndashimira Imana ko nkibirimo. Hari abantu rero bakizwa, umugabo ntabyemere cyangwa umugore ntabyemere, cyangwa se ababyeyi ntibabyumve kimwe nawe. Ese ndahita ntakaza agakiza kugira ngo mbanezeze? Ibyo nabyo ni ukurengana. Ariko nanone ubwo mvuze verisiyo imwe y'umusaraba. Verisiyo ya kabiri ni ugupfana nawe no kuzukana nawe. Tugomba kwiyemeza ubuzima bwo gupfa kuri kamere tuhinduka ku ngeso. Reka nkubwire verisiyo ya gatatu. Umusaraba usobanuye ubusabane. Kiriya giti gihagaze ni umubano wawe n'Imana. Kiriya giti gitambitse ni umubano wawe n'abandi. Ugomba kugihanga amaso kiriya giti gihagaze buri munsi, ushimira Imana ibyo yagukoreye, ariko uzana n'ibyakubabaje kugira ngo abikuruhure, hanyuma ubone kubana neza n'abandi. Nakubwira verisiyo nk'icumi. Reka ndekera, murakoze. Twasenze hanyuma